ariko hari n'igihe gisatani kiba cyamubyibuhemo cyane kuko kuvuga ngo ntushobora no gufata umunsi umwe ngo wirize usenga ngo sinshobora kwirirwa ntari sinshobora nyinshi tujya turya se kandi tumeze neza ariko hasi sengo gusenga hari umukobwa twahuye narashize iminsi ndambwira ko ntakikubona kuri church kutakiza gusenga ahita ambwira ngo musenge mwebwe musubizwa biratangaje cyane buriya rero guterana kwera uziko it's the least nicyo kintu cyanyuma umukristo yagakoze I know iyo rero wumvise umuntu cyane w'umujene yavuye mu rusengero umenya ko ahantu hari ahantu hakomeye no kwitabwaho cyane no kumwegera bongeye twamwireka urukundo rwa Kristo kubera ko ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe nicyo kitwica bamwe bibwira ko tugiye muri perfect life never kumenya Imana nibwo bwenge kuva mu byaha no kujijuka urumva rero kumenya iyo uvuye mu byaha ukamenya Imana urumva ubaye umunyabwenge wagize gute wanajishutse muri Kristo ushobora no gufasha abandi ariko niba haje trouble ako kanya ukiruka kuva mu nzu y'Imana nuko uwo wari warasanze utigeze umumenya by'ukuri ntago wigeze uhura nawe icyo nabwira abagenzi banjye urubyiruko ndabizi neza ukuntu nyine icyaha kiremera nuko ijambo ritubwira cyangwa twe tubizi ko tuba mu buzima ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga ikintu we wambara nk'umukristo ni intwaro z'umwuka ugomba kubyuka mu gitondo ukazambara ukabimenya ko even your own body is against you gahibaza isi uburyo iri against you dufite umwanzi utaryama amanywa nijoro utwanga udutega iyo mitego y'ibyo byaha nyine uzi ko aba ashaka kwica destiny yawe akakohereza inshuti zineza ko iyo nshuti zakujyana mu bintu bizakwicira destiny Shalom, bene data muraho neza mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets your life and young heart come alive. N'urubuga rwacu n'urubuga rwanyu kambabazi wibutse gukora subscribe ese ujye sharinga abagenzi bawe bimwe mu byiza usanga ahangaha ujye ubikora nta wamenya hari igihe ushobora gusanga ufashije umwe cyangwa babiri mbaye ikaze rero kuri uyu munsi wacu wa none umunsi udasanzwe nabanza ntakiri umu guest turi kumwe ndibaza mwamaje kumubona umukobwa mwiza cyane tuguhaye ikaze. I'm happy to be here. Watwibwira. Shalom, nitwa Kathy Ishimwe, ndi umukobwa wa Kristo, nkunda Imana, ari mu buzima busanzwe, nkora counseling. Kandi nishimiye kubana nawe. Urakoze cyane, byiza ko buri gihe tuba dufite abantu bashasha kandi bashobora bakomeye umuntu ukora counseling ne topic tujye kuganira ni ikintu kidasanzwe. Kati hari ikintu ushaka ko tuganiraho. Hari ese ujya wumva cyangwa se byakubayeho gukora nk'ikintu icyaha reka ndeke kuvuga mu ndi buryo ukumva ugakora icyaha ugasaba Imana imbabazi ejo kisanga cyaha wakoze n'icyongeye gusaba Imana imbabazi nanone rero Mana nongeye kugaruka imbere yawe no kurumbabarire byanze ntako ntagize ariko byanze. Let's talk about breaking sin cycle. Cyaha kitwizingiraho cyaha dufata nk'umuco ku buryo ushobora kukibwira umuntu watumva byaranze pe. Kati iyo tuvuze sin cycle umva iki? Ibintu uvuze niko kuri like sinzi urubyiruko cyangwa twebwe abajene muri rusange hari ubuzima tubamo rubutandukanye cyane n'iby'ijambo ry'Imana ritwigisha kandi none igitangaje tuba twarabigize nomo ugasanga n'icyaha kisubiyemo nk'uko uvuze ngo ni sin cycle kigeraho kidashobora kuba cyakwa affecting uri kugikora kigaba cyabaye ikintu gisanzwe. So first of all ubundi cyaha ni iki niho numva twahera kugira ngo ubundi wumve kuko Bibiliya itubwira ko ukoze icyaha aba yisha amategeko yose. Ubundi cyaha ni transgression ni nk'umuntu ugiye kurasana agahusha ni nko gukora ikintu ugahusha iby'Imana ishaka ugahusha uva mu nzira yaho Imana yakubwiye ugomba kunyura ukica amategeko yayo n'ubusabane bwayo.
noneho icyo kintu kiremereye ku Mana kuko ibyo yakubwiye gukora ntabwo byo aba ari byo ukoze. Noneho uko twebwe muri generation yacu tworoheje icyaha kubera inshuro ugisubiramo, ntabwo twibwira ko ubwo buremere bukomeza bungana kwa kundi imbere y'Imana. So impamvu rero cycle ihoraho nuko icya mbere mu mitwe cyangwa mu mibereho yacu dufite lack of knowledge y'iki cyaha icyo ari cyo. N'uburyo gidutandukanya n'Imana. Ikindi kintu kinini kiriho ni uburyo icyaha kibuildinga iki character cyangwa kiva muri character building. Iyo sin cycle niyo mvuga. Kugira ngo icyaha gishobore kuba sin cycle nuko cyangwa gihore cyisubiramo, nukubera ko kiba cyarumatanye n'imyitwarire cyangwa na character. Kandi character ni ikintu gihoraho, bigatangira biza ari gato buhoro. So hari ikintu bita tolerance. Uko ugenda utorera ikintu niko kirushaho kutagira effect ku buzima bwawe. Uribuka igihe twakiraga Kristo, ukuntu twamenetse imitima kubera ibya twakoze, uburemere, urukundo rw'Imana rukagukubita. Noneho nyuma yaho iyo wakoraga icyaha gatoya wetagumira ute, umva gufite ubwo ati noneho kambayeho. Noneho ako kantu niko umuntu abura ufite icyaha gihora kisubiraho. Wenda kugira ngo n'umuntu uvuga ati nge hari n'igihe utanamenya ko gifite, ariko iyo wumvise abandi bakirijwe bameneka bakavuga ngo iki kintu kiranyica, ikintu ubura ni kwa gutinya Imana. Kwa kundi ugira igihe ukoze iki, igihe ukoze icyaha. Kandi niyo uko ikomeje ukora icyaha wisanga utagitinya Imana. Let's say ko byatangiye uri kubeshya cyangwa se uri gufata ikintu cya mugenzi wawe. Nibyo koko ntago Imana hari ubwita guhana uyu munsi, hari ubwita guhana ejo, hari n'ubwo rwose inakureka. Hari n'abavuga ko ngo ngireberera abanyabyaha, wagiye kwibangira kukurebera nese kutafashwe yakuretse. Rero ugasanga kwa kundi ukomeza ukora icyaha, ugase niba nibyo ntibamfate, niba nafashe bike ya mugenzi wanjye, ejo nzafata amafaranga, ejo nzafata inkweto. Bikageraho wa mutima wo guciraga urubanza bw'icyaha uri gukora ntabwo gihari. Ukavuga ati se nta muntu ndeba, nta wamfashe, ugatangira gusa nacyo ari byo urimo uravuga. Kuko like the more nyine uko kubura gutinya Imana kwa kundi umukristo yagikizwa, ubwo ndazana urwo rugero kuko benshi iyo twakire Kristo ibyo bintu bitubaho, ugasanga uko gutinya Imana ntako bigahita bikorohera kugira gute gukomerezaho niba ukoze iki nk'uko bivuze ugakomezaho iki ngiki. Ariko nk'uko tumaze kuvuga ngo ubundi icyaha ni iki, noneho umuntu ahita akomeza akareba ese bigenda bite kugira ngo icyaha kisubireho kuri wa wundi uhora unavuga ati ngenda ndagerageza ariko bikanga. Reka tureka wandi wabigize ngo ntago mbona ingaruka, kuko ubundi byanditswe bitubwira neza ko ingororano y'icyaha ari urupfu. So niba utabonye urupfu ako kanya ntago bivuze ko ingororano idahari. Noneho wa wundi wagize noneho guhora avuga ati iki kintu ndashaka gutandukana nacyo. Muri Bible niho bavuga ngo ngerageza ko ikizi kibi kikanyitambika imbere. So none ukibaza se noneho wowe ugerageza noneho wa wundi udafite conviction reka tumureke, wowe ugerageza buri munsi bikanga, ese babyagenze bite? Ugasanga nkuko nakubwiye kugira ngo ubundi cyaha kibe nomo kiba cyomatanye n'imyitwarire, kubera ko imyitwarire ari ibintu ukora buri munsi. Ikindi tujya twibagirwa nuko umuntu agira umuco. Nubwo se tuvuga ngo igihugu kigira umuco, ariko n'umuntu agira umuco umuranga imbere. Ibintu humeka kenshi nibyo bigaragaza umuco wawe. So rero niba nabyo bikugaragaza, nibyo binakugaragaza. Nkuko Zaburi ya mbere tubwira niba wicaranye n'abantu bafite iyo mico, kwanke saswa urisangamo. So niba ufite ikintu wanomalizinze cyangwa wakuzi wanyu berekana ko ari kirakubera umuco. Uwo ni umuco w'icyaha abantu badapta cyangwa umuntu cyangwa abajene dushobora kwadaptinga, ugasanga turangije tugira gute twarabaye imbata y'ikintu tutabizi, natwe gacu tutabizi. Rero wakura wamenye Imana n'ijambo ryayo, ukamenya ko icyo kintu ari kiba, ugashaka kukireka kikakunanira. So ikintu navuga warumbajije ngo ese sin cycle wabigenza ute kugira ngo breaking. Ko breaking a sin cycle ni urugendo. Ariko urugendo iyo umaze gukora ikintu bita choice, ntubizi kwa kundi ifata ya mahitamo ngo ati ndetse isi nkurikiye Kristo, no ku breaking a sin cycle niko bimera. Kubera ko aba ari ibintu warinje kubera amahitamo y'abandi.
reka tuvuge byandi babiri deep-rooted ibyo usanga iby'ishuti zikujyana mu kubera amahitamo y'abandi ukabya-adoptinga noneho ubu aba ari opportunity yawe yo gukora amahitamo kugira ngo ubuzima bwa none ubufate in control. Yego. Ngira ngo iyo niyo step ya mbere. Reka nkwereke uri umuntu ashaka kuza akakubwira ngo njyewe ntago ari njye wakoresheje nibi nisanzemo ukumva icyasi cyawe n'ubwo bwose wagikoze urabizi ubajene uhora wumva uri clean kubera ko atari ibintu byawe au contraire cyanago gitorana as long as wagikoreye cyangwa wagikoreye ingarurano yacyo ugira gute uyibamo. Ntushobora no gutsinda ikintu rero utabanje kucyemera. Ntushobora kwemera gutsinda niba ukeneye guhinduka ntushobora kubitsinda utabanje kwemera ko icyo cyaha ari we wagikora. Exactement. Ariho handi twavugaga uburyo generation yacu ya normalizing tugomba guhera mu kwemera ko ibyaha tubamo ari kibi dutandukanya n'Imana. Kwingoro nayo tuyibona buri munsi nubwo bwose tuyirengagiza ariko turayibona. Niba ukoze ikintu kikakuvana mu bwiza bw'Imana of course wabonye ni reward of it. So generation yacu have to face the fact that icyaha deje iyo gikoze tugira gute facing consequences of it. Niyo mpamvu tugomba gufata ya mahitamo rero. And sometimes hari nubwo uvuga nk'icyaha bakumva ni nk'ikintu kinini. Ese nk'urugero rw'icyaha tushobora kuba turi kuvuga n'uruhe? Okay, reka tuvuge urugero Bibiliya nkuko natanze urugero mvuga ngo kwicarana n'abakobanyi. Harimo ukuntu twicarana n'abantu nyine batarimo bahesha Imana icyubahiro mu biganiro. Kandi noneho tukavuga tuti abajene turabizi ukavuga uti ninza n'iby'Imana barambona ukuntu ibintu nk'ibyo ukaba obligé kuba wowe ari wowe uciye bugufi kugira ngo ibyabo bikomeze kugira ngo wenda ngo batakubona kuko wenda se n'ijambo utaranarimenya se mbese icyo nicyo kintu wenda reka aricyo dutanga nk'urugero kuko hari igihe ugera ahantu batari kuvuga iby'Imana kandi ibyo bavuga bidahesha Imana icyubahiro ugaceceka kandi uri umukristo none n'ikibi muri byo ukanahaguma icyo kintu rero kikakubera ubuzima busanzwe noneho ukanagira wanduye ya mico ya bya biganiro. Reka nguye nk'urugero ntago ari ibanga hari umwe mu bantu twakiriye kuri The Grace Note atubwira ko kubera ikigare kugendera mu kigare yaje kwisanga ari umutinganyi. Icyo kintu kimubana kirekire kandi akajya kigira ibanga. Urumva akajya avuga ngo mu rugo imyemerere ntago bayemera. Ndi umwana w'umuhungu iwacu mfite bashiki banjye amprise abo barakijijwe. How naba muri buno buzima nabigenza gute? And again ndumva umubiri uri kunsaba ibintu. Mayindi yo ntago ariko yavutse. Wavutse uri umukobwa avuka ari umuhungu. Amaze gukura kubera ikigare turaza no kubivugaho no gutinya ubuzima. Birahari koko barabizi neza ko ngiyo ukoze bira bintu habwa amafaranga mu buryo buri easy. Agendera muri ubwo buzima atangira kuba umuntu atari we. Peer pressure ya social media y'abantu bari hanze bambaye neza bafite ukuntu basa. Uwo mwana w'umuhungu abibamo igihe kirekire. None hageze aho umuti akajya muri church akanasavinga. Guri turi kuvuga sin cycle abapastors benshi barabyigisha. N'ubu tuba turi kubivuga nuko tuba turi kwegera abajene bagenzi bacu kuko ni ikintu basanzwe bazi. Hari n'umuntu wicaye iruhande rwacu cyangwa se urimo uradukurikira arimo arabireba. Umujene akajya byumva gatse ninde nabohokera nkabwira ibintu bindiho. Bazancira urubanza, bazamfata nabi, bazambona nabi kandi ndi kwiyumvamo ko ibintu ndi gukora atari njyewe. How ndashaka kukubaza umuntu nk'uwo n'abandi bagenzi bacu bari kutubona wavuze nk'ibi by'ubutinganyi hari benshi babikora atari bo. Kwiba, toxic relationship, wagiye muri relationship ya mbere barakubabaje agusabye ibyo udakwiye gukora uracecetse urabikoze ugiye mu yindi nyine bigakomeza byizengurutsa ku buryo wowe ugera ugashaka ugatangira kwicira urubanza batisha kori muri kuvuga ibintu byanjye ariko se nihe nakwihanira ako se ninde wantega amatwi ako se ninde wanyumva simanira cyangwa bara n'ibintu byose nayikoreye nkayikavaringa. Ndi umukristo wazi ko nkijijwe ibyo nkora nta rugero rwiza ntanga se ninde nasaba imbabazi. Reka nkwereke ikintu gitangaje.
urubyiruko rukeneye abantu barwumva, nukuri dukeneye abantu batwumva, dukeneye twese cyane pe. Ariko ikintu gitangaje nuko hari ukuntu hari igice kinini kishyizemo ko nta bantu bahari ko batwumva. Au contraire, dufite ama churches, dufite aba pastors biteguye kutwumva, ariko ikintu kinini ntago ari uko gusaba niteguye kutwumva cyangwa dufite tudafite abatwumva iyo exchange, ahubwo wowe witeguye kurekura. Sika nkubaze guilty na conviction bitandukanye hehe? Ni aho ngaho nengeye kujya like ni ukuvuga ngo kuba guilty ni uko wowe ubwawe nyine wishinja uko kuvuga ati ukabimenya, yego ubizi personal ni ibintu biri physical no mu bisanzwe, ukavuga ati mana yanjye ndumva nakoze iki kintu. Ni nkuko nyine umuntu ashobora kwiba agahita avuga ati nibyo umuntu kandi iki kintu nibye nicyo cyonyine yari afite. Ariko conviction iva ku Mana, kuri Holy Spirit, kuko umuntu ugira conviction n'umuntu uba warakiriye Kristo, kuko niwe utubwira neza ko twakosheje cyangwa tutakosheje. So ngarutse kuri icyo kintu wari umaze kuvuga cy'ukuntu nyine umuntu yisanga muri ibyo bintu, nanjye narabumvise benshi cyane, kandi tuzi muri church umuntu akabana n'intege nke nyinshi, akaba adafite umuntu wamwumva. Ariko mu by'ukuri ntago ari uko muri church aba yabuze umuntu umwumva, ahubwo ntago we aba afite imbaraga zo gutangira urugendo rwo kurekura. Ukuntu dukoze ni ukuvuga ngo mu mutwe, umutwe wacu tumeze nka computer. Ikintu dushyizwemo cyangwa twakiriye, ibyo tureba, ibyo twumva, nibyo biturema, nibyo byoroshya imikorere n'imitekerereze yacu. Umuntu utarareba ibintu bitari wenda tuvuge ibintu by'amafilime y'amakoze isoni, kuvuga nabi, ukamubwira ngo nabikore, nta nubwo agira urugero nawe ahera. Ariko the more you take it in, the more ibintu byo bijyanye nabyo bikorohera. Urabona uri guhereza ibitekerezo cyangwa ikiubwonko. So noneho n'ukuntu uri kumwe na za nshuti nk'uko wari uvuze, urabizi ukuntu byoroshye uhita utangira kuvuga nkabo. Uribuka Petero yihakana Yesu ukuntu bamubwiye atuvuga nkawe. Kubera iki? Kubera kubagumira, kubana nabo. So rero nukuvuga kubera ikigari yararimo ni nacyo cyatumye ahita yihakana ati ntago muzi. Kandi uko utindana n'umuntu usa nawe, mu Gifaransa bavuga ngo dis-moi ton ami je te dirai qui tu es. Ni ukuvuga ngo urambwira inshuti nkubwira uburiwe. So nuko bwose nk'uwo mugenzi wacu wavuze icyo kintu akaduha urwo rugero, nubwo bwose tuvuga ngo ntago batwumva ntacyo, ariko natwe abajene ikintu dusabwa ni ugufata umwanzuro, ku making a choice, ukavuga uti nubwo ngifite intege nke, nubwo ntarakomera, ngiye mfashe umwanzuro kuva muri iki kintu. Bibiri itwigisha neza cyane, hunga. Icyaha nugitorera, icyaha nukifeeding, just hunga. Noneho mu buhungiro ni nk'aya midugudu bubakaga kera, umuntu agahungirayo, ugahungira aho hantu hungiye. I'm telling you, Imana ni ukubakira. That's why niyo tuvuze gukizwa cyangwa agakiza, ni byiza kureka ibya kera bigahita, kuko ntago uzakizwa neza uvuge ngo waretse ibyo bintu kibijyamo. Bajya bavuga ko ngo ndakijejwe, ngo ariko ngo ndi cool, ngo ndakijejwe, ngo ariko naguma muri bya. Wahinduka gute ukijyana muri bya bindi? Wareka izo nzoga gute ukijyana nabo mu gusangira gifite inshuti zimwe? Ntago byakunda. Nkuko bivuze like 2 Corinthians 5:17 ni bivuga ngo now the old is gone, the new has come. No kuvuga ngo ubwo wakiriye Kristo, ako kanya ibya kera bikuweho, haje ibishyashya. Hari igihe kuko abajene tujya tworosha ibintu cyane, ntago twumva uburemere bw'ibintu cyangwa by'ijambo ry'Imana. Imana nivuze ngo ndakubabariye, cya kintu waruvuze ngo ese umuntu uhora wishinja cyangwa ese Imana yambabarira. Niba Imana ivuze ngo ndakubabariye, ni fe immediate. Nkuko mu itangiriro yavuze ngo ni habeho hakabaho, ni nakwitubabariye. Iyo uvuze ngo ndetse inzoga n'abantu bayo n'ibiki byose, ako kanya ubuntu bw'Imana bukururukaho, ukababarirwa, amaraso ya Kristo akakoza, akaguhitangira ururishya. Ahubwo igituma wowe utibabarira nuko utarumva urukundo rw'Imana. Kuko the perfect love cast what away all fears and all guilties. Ibintu byo kwishinja no kugira gute, iyo wakirerwa rukundo rwa Kristo
uravuga ati izi mbabazi koko zarakoze. Nta buryo umuntu yaba yaraje akanyitangira agapfa ku musaraba ngo yambwira ngo ndakubabariye nkabidawutinga. Yakoze ibirenze ibi byo kwitwa kumbwira ngo ndakubabariye. Cyese utarizera. Kwizera. Yego. Kwizera, we are saved by what? Say faith through Christ. So no kuvuga ngo kwizera Kristo ni rwo rukundo, kuko umwizera ukurikije urukundo yagukunze, kuko John 3:16 tubwira. Ariko kugira ngo wibabarire niba umaze gusaba imbabazi, ni ukumenya ko urukundo Kristo yarugukunze ruruta cyane n'izo mbabazi aguhaye ako kanya. So niho uvuga uti kubera ko Kristo yankunze ibi ndabiretse. Hari nubwo uhura n'umuntu akakubwira ati njye nta cyaha ntarakora. None ikibabaje ntabwo urabona abantu nko muri church yanyu bacitse mu rusengero bugabo bahikuye kubera ibyaha, nta n'umuntu wamufasha, just kuvuga ntacyo ntakoze, Imana iri kundeba ati subu yakongera kambabarira. Wari uzi ko yari pride, kwicira urubanza. Nari ngiye kwikubwira most of us twese ahubwo ni pride tugira. Kavuga ati kuko umuntu nzi yari yarasubiye inyuma cyane, baramubwira ngo ufite gufata ngo amasengesho yo munsi ngo ugasenga ati reka ntabwo nshobora kwirirwa ntariye. Wigeze gusenga 21 days, ariko uyu munsi maybe it's a pride, ariko hari n'igihe gisatani kiba cyamubyibuyemo cyane, kuko kuvuga ngo ntushobora no gufata umunsi umwe ngo yirize usenga ngo sinshobora kwirirwa ntari, sinshobora nyinshi tujya turya se kandi tumeze neza. Ariko once they say ngo gusenga, hari umukobwa twahuye narashize iminsi ndambwira ko ntakikubona kuri church kutakiza gusenga, ahita ambwira ngo musenge mwebwe musubizwa. You get that? Ndamubwira none se usigaye ubayeho gute, usigaye ameze gute? Ndamubwira ati rega ntago Imana idusubiza gutyo gusa. Ese kwizera kwawe ko ari kuri ati kori ntako ntasabye, ndasaba amashuri nkayabura, ndasaba ibi byose nkayabura, ati nukuri nicyo cyanciye mu rusengero, nta muntu waguciye muti nawe niki se ngo nasabye Imana yanga kunsubiza. Reka rero nkubwira ikintu gitangaje, biratangaje cyane. Buriya rero guterana kwera, uziko it's the least, nicyo kintu cyanyuma umukristo yagakoze. I know. Iyo rero wumvise umuntu cyane w'umujene yavuye mu rusengero, umenya ko ahantu hari ahantu hakomeye no kwitabwaho cyane, no kumwegera, wongeye twamwira ku rukundo rwa Kristo. Kubera ko ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe nicyo kitwica. Bamwe bibwira ko tugiye muri perfect life. Never. Kristo yatubwiye ngo take heart, you are going to face troubles in this world. Muzahura n'ibibazo muzagira, ariko I will have overcame them. Nuvuga ngo nubwo twemeye Christ, ntago tuba tugiye mu isi nshya nziza, tuba tugiye mu isi turi kumwe na Kristo. Urwo n'urugendo rwa mbere. Icya kabiri, iyo wemereye Kristo ukabukijijwe, ntago icya mbere ari uko none ngo ngiye kuzajya nsaba ngo numvwe ubu ngubu ndi kuri first line. Ahubwo urugendo utangiye no kumenya umwami n'umukiza wawe. Yego. Iyo umenye Kristo ukakira na Mwuka Wera, imizi yawe iba miremire. Noneho bya bintu byaza ntago bigushakinga. So ikitwica bya bibi, ikitwicarira abajene, ibintu byose turirukanka. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo ntago wirukanyira mu guhita uvuga ngo ngiye kuba ubuzima nk'ubwo Petero yabaye hatangira kwandika inyandiko. Ubuzima bwa hari urugendo ugenda, urwo rugendo rwo kuvuga ngo ngiye kumenya Imana, uyu muntu ubundi nakunze ninde. Urwo rugendo nirwo rukugirira gute, nirwo rutuma ibyo uzahura nabyo imbere bitazagukura ku Mana yawe. Kindi kandi tugiye gufata Kristo nk'umuntu tujya gusaba, duhura nawe tugiye gusaba gusa. Nibyo nkubwira, uwagendanye nawe cyangwa uwashatse kumumenya, like nkakuriya tubwira ngo seek first the kingdom, ugasikinga se ubundi ubu bwami Imana ibwira, se ubundi iri jambo nicyo ukagira amatsiko. The more you are rooted in Christ, uko urushaho gukomera muri Kristo, niko bigenda gute, niko urushaho kumenya Kristo. Kubera ko kuva mu byaha niko kujijuka, kumenya Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Urumva rero kumenya, iyo uvuye mu byaha ukamenya Imana, urumva ubaye iki, ubaye umunyabwenge, wagize gute, wanajishutse muri Kristo, ushobora no gufasha abandi. Ariko niba haje trouble, ako kanya ukiruka uva mu nzu y'Imana, nuko uwo wari warasanze utigeze umumenya. By'ukuri
ntabwo wigeze uhura nawe. niko kuri. Icyo nabwira abagenzi banjye urubyiruko, ndabizi neza ukuntu nyine icyaha kiremera, sinsayiko ukuntu ni nk'ikintu kikwizingiraho rwose, ariko niba ufite ubuntu bwo kwarakira Kristo umwami n'umukiza, I'm telling you, fata umwanya umumenye, seek your king, seek God, vuga atari ko mfite amatsiko, urinde Kristo, nyihishurira, nyiyereka, ndagukeneye, nshaka kukumenya, nshaka nanjye ujye uvuga numve. Noneho uko urushaho kumumenya niko ibyo bitroubles n'ibyo byisi bigenda biba bike. Hari umushuti twari turi kuganira, arakumbwira ngo mufashe mu rugendo rwo kwakira Kristo, yaramaze kwakira Kristo ariko ibyaha ni bya bindi nyine biba byarizingiye ku muntu. Arambwira atari ku bundi inzoga ibyaha byose yarabifite pe, akavuga ati ibi nzabireka, namaze no kwakira Kristo ntacyo bimbwiye, ariko buriya inzoga nzazishobora kuzireka. Urumva kintu. Noneho agatangazwa nuko mu byo twari turi kuganira ndi kumbwira ijambo ry'Imana iki inzoga ibyo yarabimbwira nkabisimbuka, base kutari kumva ikibazo mfite cy'uburemere, abanza usoma ijambo akabona nta kintu biri kumbwira, ati kubera iki. Nyuma turangije noneho uhindukiye ndamubwira rero kumva nkubwira ukuntu bimeze, uko urushaho kwinjira muri uyu muntu ndi kukubwira, uburemere bw'inzoga buragabanuka. Tujya duha imbaraga ibyaha kubera ko ariho amaso yacu ari. Muri Zaburi 121 tubwira ati lift up your eyes upon the mountain, kurinde kuri Kristo. Uko umuhanga amaso, uko urushaho kumuha imbaraga, niko cya kindi kigenda kigira gute gisubira inyuma. Nicyo nanjye kuvuga kuri freedom abantu babona mu byaha, akavuga ati Yesu muvuga ni mwiza, niyo Mana muvuga nta kintu twaye, ariko there is this freedom ngaba Kristo mutagira, there is this freedom iba mu nzoga, wanyoye ngo uraryama neza. Nukuri nge ntanakubeshye, nanyweka fanta orange kanye nshobora kubateza akavuyo mukavaho mwari muri mukagenda cyane. Warangiza ukongera ukavuga ngo ariko ngo ibintu ngo barokore ngo muhoramo. Nukuri muri Yesu harimo freedom utigeze ubona, harimo freedom udashobora no kunganya n'ubuzima bwo hanze. Kuko iyo miziki ushobora kujya kubyinira hanze, uzaze wumva ukuntu abandi basirimba, uzaryoherwa, wumva ukuntu abandi baramya, ni nk'uko n'ubundi wajya mu bindi bitaramo. Uzaze usangire n'abagenzi bawe umunezero, muhana ubuhamya aho mwavuye. Iyo freedom ubona mu byaha nibyo kati amajije kuvuga, nuko ariyo uhereza umwanya, nuhereza umwanya Kristo akaza muri wowe, akaba muri wowe, nuhereza umwanya ijambo ry'Imana. Nta nubwo umenye ukuntu ibyo bintu byagiye, kuko hari n'umuntu ushobora kubwira ati namaze kuba addicted, byararangiye, ati se ntabwo bishoboka ko nshobora kumara umunsi nanywa itabi. Twarababonye benshi, kuko hari na church ziba hanze ngo batanga, hari space hanze banyweramo itabi, ukaza uri wa muntu waborewe pe, warangiza bakaguhereza bakajya bavuga ati none urabizi ugenda ufate kamwe, none ugenda ufate kamwe, wubwe abyikuraho. Icyambere uraza waba uri wicaye nko muri church ugasanga ni wowe uri kunuka iryo tabi wenyine. Icya kabiri, yes ntago ari wa muntu ushobora guhita tubwira ngo ngo byambure byose tugenda. Niyo mpamvu bavuga ko agakiza ari urugendo. Agakiza ni urugendo nk'uko bivuze, ariko akamubwira ibyo bivuze nibyo. Kristo araryoha, Yesu ni mwiza. Ikintu gituma tutamumenya ntago testinga ibintu tuvugiye nko kuri, ntago testinga ukanya bivuze ngo ndaryohewe. Ifo wicare ugubwe neza, wisanzure, urye kugira ngo umenye neza ko kabisa ibyo wariye kuko ari byiza. Na Kristo niko bigenda. Ntago wazi umunsi umwe muri church, ntago wazi iminsi ibiri ngo uvuge ngo ubwo nabibonye nta kigenda hari ahantu. Icara gatutuze, wumva icyo atanga, wumva ijambo rye, wumva urukundo rwe, wumva imbabazi ziwe. Nge reka ngo témoignage yanjye, nukuvuga ngo mfite témoignage nini kuri mu gusoma Bible. Nge ntago nasomaga cyane Bible. Muri COVID nibwo nagiriye ubuntu bwo kwakira nyine senavugane ni grace
yuko Imana yambwiye ati tangira usome Bible. Ubwo nari mu nzozi Imana yambwiye ati akira tangira usome. Pe mu by'ukuri sinari nanayifite. Nirukanse nyigura, urabizi ukuntu kafyu zari zigoye. Kuva uwo munsi sinigeze nta munsi ujya wira ntafunguye Bible yanjye. Kubera yuko Imana yimpaye navuze nti buriya hari ikintu kirimo. Ariko demo wanagendaga nsoma ijambo ry'Imana, demo wanagendaga nyoborwa naryo, demo wanagendaga nsobanukirwa, ubuzima bwanjye bwahinduwe naryo, nshobora kubwira n'abandi kubera iki ibyanditswe byera. Ushobora kuza rero kuko ni ibintu ureba nawe imyaka ishize, hari aho navuye hari aho nageze. Kubera iki? Kubera iyo patience yo kugendana na Kristo uko anyobora. So rero umukristo kugira ngo aryoherwe ntago ari we wiyobora, ntago afata iby'isi ngo ushake kubimaginga n'ibintu by'Imana. Iby'isi biri temporary, iby'Imana bizahoraho. Niyo mpamvu ihoraho ari ikuyobora. Imana ishobora byose kandi dushobozwa byose nawe, dushobozwa byose na Kristo. So rero icyo nshaka kuvuga muri make ni ukuvuga ngo umukristo uhimbaraga icyaha kizahora kimuganza. Ariko ndashaka kuvuga ngo hari imbaraga ziruta izo mbaraga. Umuntu uramusengera ku kanya inzoga zakazireka, umuntu arasenga ku kanya itabi rikagenda. Imbaraga z'Imana zishobora byose. Niba ushobora gusengera umuntu wari urwaye, arwaye cancer, arwaye ibintu bingana gute, abaganga bananiwe agakira, ese icyo kintu ufite cyakwizingiyeho Imana yo yakinanirwa? Ntabwo bishoboka. Wewe komeza umwegere. Ikindi fata icyo kintu cyakunaniye igisimbuzi cy'Imana itanga. Muri Bible haravuga ngo muri Kristo Yesu, cyangwa Kristo yaje kuduhereza iki? Liberty. Ibyo avugaga bya freedom. Ahubwo hari freedom nko muri Kristo. Kubera ko ibyo wita ngo birakunezeza, birakuboundinga. Icyaha uko ugikora kirakubandinga, kuko at the end kirangira kiri kugutegeka. Ariko ibya Kristo biragufata bikabanza bikagukora bikaguhindura muzima, at the end bikarangira biri kukureka. Urabona ibyiza cy'Imana. So ni ukuvuga ngo isi itubeshya ko ubu buryohe bw'iminota 2 ari bwo bwiza kurusha ubuzaba 5. Kandi ubwo bw'iminota 2 niba ari ikintu kibi cya mbere, ni uburyo ni ibintu bigusigamo. Fata umuntu ufata iyo kunywa nk'inzoga cyangwa icyo kintu iminota 2, uzi kwa muganga ibintu bamusanga muko bingana, kandi yafashe iminota ingahe. So ni ukuvuga ngo rero icyaha kitwizinya cyangwa icyo tureba tukagira ngo ni imbaraga, ntago ari imbaraga, ahubwo twe nitwe tugitiza imbaraga. Tukireba tugihangaho amaso. Rero shifting amaso na direction, ubu imbaraga ziruta izindi imbaraga, and then we tuba saved. Kandi koko muri Kristo sin iracika, iyo cycle iracika. Nk'ibyo uvuze, ibintu byinshi dukunda kuvuga, nk'ubwo umuntu ashobora nko kubyumva ati cyabyihorewe, ntago ukuntu ibi nibi biryoha, ntago ukuntu ibi nibi bigenda. In the end tubaye abanyakuri, tureke no kuvuga ngo turi kubigira ubukristo cyane. Ni bangahe wabonye bari abasambanyi bapfuye neza, bagize iherezo ryiza? Muri icyo gihe, in that moment wumvaga baryohewe. Ese ujya kwa muganga ureba abarwayi ukuntu bari bameze? Ujya kwa muganga ngo urebe abanyweye amatabi ukuntu bashaje bameze? Ese apati yo kuvuga ukuntu basaza, n'ubuzima bwo mu isi ntabwo buryoherwa, kuko ujya kumva ngo yakoze ibi none byagenze gutyo. Tuve kuri ibyo ngibyo by'umubiri wacu, hari abari muri prison bazize ibyo byaha, kumva ko ngo kuba nibye nta kibazo, ndandiba umuntu umwe nibe 2, in the end uzafatwa uzisanga muri prison, ubuzima bwawe niho buri kurangirira. Ariko ubaye ukiri kumva Kristo, ubaye ukiri kumva ukeneye guhinduka, fata umwanya wawe, banza wiyumve, ese ko kundi ibintu turi kuvuga bikubaho? Ese niwe wa muntu buri munsi ujya kuryama ugasaba imbabazi Imana ati Imana nongeye nabikoze, ukagenda nawe uvuga ngo ibyo uvuga rega ni ibintu ngo nisinga ibyo hari umuntu utabikora, ni ibintu bisanzwe, ngo nimugakwaka abarokore nimugakomeza ibintu. Reka nkwereke abarokore mugani nkuko babyita, ntabwo umuntu areka icyaha kuko afite imbaraga. Ni ukuri turi abanyantege nke cyane. Uyu mubiri twambaye uturwanya amanywa n'ijoro. Paulo wenyine yarabyivugiye, twakora ikizi kibi kikanyita mbere. Ariko ikintu gituma cyambere gituma tubishobora, nuko ijambo ritubwira cyangwa twe tubizi ko tuba mu buzima ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ikintu
we wambara nk'umukristo ni intwaro z'umwuka. Yego. Ugomba kubyuka mu gitondo ukazambara ukabimenya ko even your own body is against you. Gahibaza isi uburyo iri against you. Dufite umwanzi utaryama amanywa nijoro, utwanga, udutega iyo mitego y'ibyo byaha nyine. Uzi ko aba ashaka kwica destiny yawe, akakohereza inshuti zineza ko iyo nshuti zakujyana mu bintu bizakwicira destiny. Satani ameze neza cyane, arakureba nta kureba nka ambition yawe, areba icyo Imana yagushizemo. So niyo mpamvu umujene wese muri izi mbaraga Imana yaduhaye ugomba kuzipreservinga, ukavuga uti nambaye intwaro kugira ngo nshobore gukora icyo Imana ishaka. Kuko umwanzi wanjye ntatuje. Ikindi ni urukundo. Buriya ukunda Imana wanga n'ibyo yanga. Nuko rero igihe ureba ikintu temptation ikumereye nabi, sinsaye kuyenda kukwica nyine ari ikintu uhora wenda wiba cyangwa ugira uti cyangwa abo bashuti babi cyangwa iki, ariko ukicara kuvuga ati Imana kubera ko ngukunda ndabiretse, urabibona ko mbishaka pe, ariko ngiye nko kwizirika nkanga sindi bugeyo kubera urukundo. Kristo yaradukunze, icyo kintu iyo kimaze kugucengeramo kavuga uyu muntu ko yankunze, nanjye mfashe umwanzuro wo kumukunda. Ni ukuri cyaha kigenda kigira imbaraga nkeya, kubera ko urukundo nizo mbaraga za mbere zishobora gutsinda ibintu byinshi kuri iyi si. Hano muri Zaburi 103 ku murongo wa 3 haranditse ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo utajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Ni ukuvuga ngo Kristo iyo amaze kukubabarira akwambika imbabazi, aguha umwambaro mushya. Nicyo navuga kuri essence by'imbabazi. Nanjye ndibabariye, ese what next? What next? Umwambaro wambaye wavuyeho, ubu wambaye umwambaro w'imbabazi. Imana nizajya kureba, izajya ibona Kristo. Ntabwo izongera kubona wa wundi wagiye muri bwa burara, wandi wari warananiranye. Oya, imaje yawe ivaho. Ikindi hari umushuti wageze kumwanga ngo Mana ngo ubusengeye ko nakoze ibyaha ngo nkababarirwa, yego nkaba nabaye mu Kristo, ngo ariko abashuti banjye bakaba babizi ko nabikoze. Yego, nzabahinguka gute imbere. Reka nkubwize ukuri, Kristo aguha imbaraga. Banza wowe umwemerere uri uwo mwambaro wambaye, umumenye, wakira ijambo rye, urinywe, nuhagarara imbere yabo ukavuga ijambo bakaguseka, ntabwo bizakunyeganyiza. Uretse ko batanaguseka iyo wahindutse muri Kristo, muri bo baba bagifite ukuntu bashaka kuguca intege. Tubyemere, nabyo bibaho. Ariko iyo ukomeye muri Kristo, iyo wakiriye nyine izi mbabazi Kristo yakwambitse, amtenga ushobora guhagarara ahantu hose ugatestifying. Abantu benshi cyane bakoreye Imana mu buryo butangaje. Benshi bavuye mu bintu bigoye, mu bintu utatekereza ko umuntu yagira gute yakira, ariko bahamije Kristo, bazanye revival. Yego. So rero ni ukuvuga ngo ntago gusa navuga ngo urubyiruko ruri gushogorenga na sin cycle gusa ngo bihane, bafata umwanzuro. Ikindi bakira izo mbabazi, bakunda Imana kurushaho. Ahubwo ndashaka no kubwira uruhagaze nibitonde batagwa. Kuko umwanzi wacu arahagaze, ategereje gatoya aho yanyura kugira ngo akugireho. Kandi nubwo babandi wasize hanze nibo bazaguseka mbere y'abandi, ntagaruva ngo nibo bazaguseka. Umwanzi iyo yakubuza akakubona agufatiraho. Ni nka kundi Kristo yatubwiye ati iyo nkuyemo umuntu, iyo mukoreye deliverance, umwanzi agenda akazana abandi bikubyeho bakamwinjiramo. So ni ukuvuga ngo twebwe reka twishiremo mu bari muri Kristo, itwo kugira gute iteka nk'uko nguwo ahaguruka mu gitondo yambara nyine intwaro, natwe tukazambara. Nicyo kintu twavuze ngo dushobozwa n'iki nacyo dushobozwa nacyo. Buri gitondo twese biba ari bishya. Yego. Nicyo kintu rero nkundira Imana, ko buri munsi, buri gitondo iduhereza imbabazi, mercy, ubuntu n'urukundo n'ubuzima bishya. Kati, urakoze. Tusoza, hari ikintu nshaka kubanza, icyo cyo ndareka nkinze kukivuga nyuma, ahubwo manze nkubaze. Hari ijambo dukunda kuvuga ngo deliverance ni iki? Deliverance ni ugukurwamo imyuka cyangwa spirit ziba zarakubase zikurimo,
ukaba free, umwuka wera agatura muri wowe. ese bikorwa n'umukristo gusa? Yego, bikorwa n'umuntu wese wakiriye umwuka wera kandi wabiherewe ububasha. Ari byo dushobora uwo bikorerwa. Uwo bikorerwa ni umuntu w'umukristo gusa cyangwa n'uvuye hanze ashobora kuza kugira? Umuntu wese yakorerwa deliverance. Yego, as long as afite umutima ushaka kubohoka. Ariko Kristo twaramubonye yakoreye deliverance n'abantu batari bazi neza ko bakeneye kubohoka. Wa musazi yasanze afite spirit nyinshi. Thank you. Ni gute rero dushobora gukora practice nk'umuntu ashobora kuvuga ati sha ibintu byose mwaganiriye? Ni gute rero dushobora gukora practice mu buzima busanzwe bw'umuntu warebye ikiganiro cyacu cyose akavuga ati ibintu byose mwavuze bimbaho, icyo cyaha ndagihorana, narindi na proud yacyo, ariko se koko nta shema kinteye. Impamvu mbivuga nuko cyanze kumvaho, impamvu nkivuga nuko ari cya kintu nsubiramo buri munsi kugeza igihe ntazi, kuko hari n'igihe ubwira umuntu akavuga atumva ibyo ntabwo nabishobora. Wowe ujye ubikora, wowe ubishoboye, njye ntabwo nabishobora. Ni ikintu yakiriye. Ni iki kintu wumva yagakwiye gupratika mu buzima bwe bwa buri munsi? Nihereyeho njye mbere na mbere icyo nshaka kukubwira, ese koko ibintu twavuze wumva bikuriho? Wumva koko icyo cyaha kikuriho? Hari ikintu ufite mu buzima bwawe uzi ko ukirusha imbaraga nyamara cyarazikurushije? Ushobora kuba uri muri bamwe watwumvise cyane ukavuga ati ibyo byaha ndabigira. Hari n'ibyaha biba mu mutwe twirirwa ducumura dutekereza. Hari ibintu byinshi cyane wowe ku giti cyawe wiyiziho abantu benshi tutakuziho. Hari n'ibyo ukora wenda abantu batakubona, ukaba ubizi neza yuko uri ufite addiction mu kintu runaka. Ukaba uri kwibaza ko ibintu byose mwavuze bimbaho, nakora iki? Wenda ndakijijwe cyangwa sinkijijwe. Ikintu cya mbere ushobora gukora, banza wakire kandi wemere ko ari icyaha. Emera ko icyo kintu ushobora kuba kigukontorora kuruta uko wowe ugikontorora. Kuko hari n'igihe uvuga ati uko mbona nshobora kuvuga nabi imbere y'abantu, ese undi uko mbona urabona nshobora gukora ikintu kibi imbere y'abantu. Ariko niba icyo kintu kigukontorora inyuma y'amarido, emera ko kigufite ububasha. Byemere, wihane, usaba Imana imbaraga, Imana irazitanga. Ikindi kintu abantu batajya bavuga cyane ko nivuga prayer and fasting. Kwiriza ubusa ugasenga birafasha. Hari igihe usenga rega wiyerurutse ati Imana wabibonye bye. Nukuri iyo Mana ubwiye gutyo ukigera hahandi uhura na cya cyaha kizahita kigufata. Ariko once winjiyemo imbere cyane ukabwira Imana ati Imana noneho ndaje, yifate imyenda, yifate aho uri hose, uvuga ati nujya no kugitekereza uvuga ati ariko ndabizi ko nubwo nta muntu uri kumbona Imana iri kundeba. Ni ukuri icyo cyaha kizagenda. Ntago turi hano ngo dushirane urubanza. Hoya, nanjye nshobora kuba mfite ibyanjye nkiri kurwana nabyo, na mugenzi wawe ashobora kuba afite ibyanjye. Kate, ni ikihe kintu wumva wakongera ku muntu uri mu rugendo rwo gushaka gustopa icyo, kugira ngo to breaking that sin cycle? Ubundi icyaha breakinga umutima w'Imana. Ukuri. Iyo icyaha ukora kitara breaking umutima wawe, ntabwo ugenda ngo usenge gutyo ngo Mana wabonye ko binaniye ugenda. Iyo kikumena umutima ukababazwa nacyo, ugira ikintu bita humility. Uca bugufi imbere y'Imana, ukavuga uti nutankiza nta wundi uri bunkize. Yego. Icyo nicyo kintu cya mbere ukora. Gufata ibihe nk'uko waruvuze muri fasting, prayer fasting igomba kuba ifite purpose. Ntabwo ureka ibiryo. Ugomba kujya gusenga ufite purpose. So muri prayer and fasting iyo niyo purpose. Kugenda ugaca bugufi. Umuntu ufite icyaha cyamwizingiyeho kandi nawe yagaburiye ngo nukuvuga ngo yagikoze. Ugomba kuvuga ati narananiwe muri prayer and fasting. Imana ikagutabara. Surrendering cyangwa being broken by the sin, icyo kintu cyonyine ni form of deliverance. Wambaza uburyo deliverance ikorwa. Deliverance ishobora gukorwa n'ama decision, imyanzuro umuntu afata.
imyanzuro umuntu afata ni deliverance, ni form of deliverance. So ikindi cya kabiri iyo nabyita ni form ya time. Noneho icya kabiri ni form ya space, hindura ahantu, hindura kwirinda. Niba ahantu ujya hagucumuza hagafeeding iyo sin cycle have. Niba ibirere urimo bigucuma, go out. Niba community tuza abantu benshi Imana yagiye ivana mu tuzi runaka, ubizi akakubwira ngo sezera kubera ububata buhari. Hari ahantu henshi umuntu asaba akazi, reka mvuga akazi kuko niyo generation turimo, Imana ikanga kubera izi ibihari. So nukuvuga rero icya kabiri nabwira umuntu ufite icyo kintu, ibirere ahantu uri, milieu abo fréquente ahantu ujye, icyo kintu kikubere icya kabiri wigaho kugira ngo iyo sin cycle ibe broken. So ikindi cya gatatu navuga nuku cleaninga cyangwa kugushira imbaraga zawe ku mbaraga z'Imana, ntiwiringire imbaraga zawe. Imbaraga zawe wizere, imbaraga zawe nta kintu uzakora. Niba waragerageje imyaka ikaba ibaye iyi ngiyi ukaba utarabishoboye, nuvuga ngo ubu ntabwo ari buri bishoboye. Nicyo gihe wizere Kristo agire gute, aze agukize icyo kintu cyagize gute, cyakikuremereye. Kandi nakongera kwibutsa, iyo usabye imbabazi urababarirwa ako kanya. Kristo nicyo yapfiriye ku musaraba kugira ngo tubabarire. Uko ugiye ku mavi ukavuga ati Imana mbabarira, niba uri no kubireba aka kanya ugahita uvuga ati Imana mbabarira, ni ukuri ndakwizeza yuko Kristo akubabariye. Emera ubu buzima bushya. Kubabarirwa ntabwo ari ukuvuga ngo ndasubira inyuma mu byo narindi mu kubabarirwa, ega kwakira kubaho bushyashya. Kandi ikindi nongera gushiraho imbaraga, ni ukuri ibi bintu byo kuba umukristo byagakiza byiza cyane. Imana iturindiramo, itureramo, ikadukurizamo. Being a Christian is not boring. It's the most amazing thing that I've ever known. Turahimbaza, turaramya, turasabana, kandi ibyo byose ubinezerwa kubera urukundo rw'Imana. Ufite mindset y'isi, nicyo kintu nshaka urubyiruko dushaka gufata ibintu byose tukabyincorporatinga mu Mana. Ariho handi wambwiye ngo bafite church ngo bafite area y'iki yo kunyweramo. No, a church is a house of God. Nta room y'ibyisi. Hari ukuntu Kristo yavuze ngo nge nzatura mu mitima y'abantu, sinzatura mu nzu zubatse. Niba hari perfect house Imana yubatse yo guhostinga spirit, ni mu muntu, mu mutima we. So rero mu mutima we ntihagomba gutura iby'isi ngo ature n'iby'Imana. Niyo mpamvu ugomba gufata umwanzuro uyu munsi ukimura bien iby'isi ugashyiramo iby'Imana, maze Kristo akagira gute, reigning over your life. Kati, nakomeje mbivuga kuri toxic relationship. Umuntu ashobora gutekereza ngo ni icyaha gute. Hari ibintu biza bikica ama emotions yacu, not even muri toxic relationship, even n'uburyo umubyeyi ashobora kukurira ugakura wumva nyine mu mutwe wawe harimo like nutagenza gutya ntibiri bugende gutya. Uzi ko hari abantu benshi twagiye tubona n'uyu munsi muri generation yacu bashobora kuvuga ngo sex before marriage, let's say that. Akavuga ati ego kutabikoze se ninde wakwemera. Umaze kwikora n'abantu bangaye, umwe bari batatu bose baraza bakagenda. They cause your mind yuko ari yo nzira kugira ngo uzagere ku byo ushaka. Really ntago ari byo, ntago ari yo nzira. Kati, kuri emotions bavuga hiki muri kugira ngo to breaking this cycle, this sin cycle. Urabi generation yacu dukina cyane n'ama emotions yacu, kandi emotions like ni nk'amazi ari mu kirahuri. Once it's broken, ari very fragile cyane, biragora kongera kugira gute kuyubaka. So ikintu navuga kuri emotion, first ni umuryango icyaha kinjiriramo, kubera ko iyo ugize amarangamutima ubusa n'ufunguriye ikintu. Amarangamutima yinjiza ibitekerezo, yinjiza uba ubaye vulnerable muri make. So demo icyambere abakristo ntabwo twemeye kujya mu relationship
ameze atyo kandi ikindi sex before marriage twese turabizi ko ari icyaha ahubwo ubwo umuntu aba yavuze ati byananiye kwihangana nibyo byandi twavugaga kare ariko reka tuvuge wabigiyemo bikina n'ama-emotion biri nomo okay bya bindi by'abantu hanging around bitewe n'ibiganiro wumva ariko ubigiyemo none bikubisa amarangamutima yawe so ni ukuvuga ngo iyo ufite amarangamutima ari broken biba byoroshye ko a sin cycle in your life ikomeza kuba repetitiveness kandi biba byoroshye kuba ugenda mu buzima bwa buri munsi ikindi kintu kikakwinjiramo kikakuba tuvuge n'urugero wagize break up urakomereka kandi ubwo wagize niyo sex before marriage and everything ibintu byose byabaye scattered ariko ufite ikibazo wenda urukundo nirwo amarangamutima y'urukundo niyo yababaye uzi ko ugera imbere uko ugenda buri munsi n'ayandi marangamutima akagenda akomereka yego utanakita kundi muri watse njye saba mbabaje niba nawe babara yego so ugasanga ugenda buri munsi uba ikindi kintu kubera iki kubera ko amarangamutima twe twibwira ngo nayaca kurimo au contraire iyo umwanza tureba ni imiryango akoresha yinjira mu muntu yego so ikintu rero navuga ku marangamutima nuko umuntu wese cyane cyane generation yacu twige kurinda amarangamutima yacu kuko kimwe mu bintu nabonye abantu kibajyana muri therapy cyangwa muri counseling n'ibiki ni ukuregulatinga cyangwa kongera kurestoringa amarangamutima ukavuga ati ugasanga ibintu byaranze kubera amarangamutima kandi yapfuye kubera iki kubera ko yabaye exposed ku kintu cyitwa icyaha cyangwa uburemere bw'ubuzima so rero kurinda amarangamutima yawe ukamenya ko utagomba kuyashyira aho atagomba kujya kubera ko najya mu ntoki y'umwanzi azaya crashing aguhereza ibintu bipfuye kandi we yamuhaye ari mazima nizo expectations ujyanamo kuko nabikubwiye as long as amarangamutima ari involved uba uri vulnerable uba woroshe so rero ahantu ujyanye uwo mutima woroshe kandi atari mu maboko meza of course uzasubizwa ibintu bigize gute byangiritse so rero kugira ngo dushobore ku breaking a sin cycle nuko ushobora kugira gute kumenya uko urinda amarangamutima kugira kumenya aho yashira naho utagomba kuyego so cyo nicyo numva navuga ku kintu kijyanye n'amarangamutima kuko benshi tujya dusubira mu cyaha kubera amarangamutima kati turafashijwe Kristo agumugisha icyo navuga sin cycle si herezo kuri buri muntu wese ubirimo cyangwa ubibona haracyari imbaraga muri Kristo kandi wegereye Imana ntabwo igusubiza inyuma irakwakira emera guhinduka emera gusenga emera kujya nk'ibyo avuze byose emera guhindura ikigare izere ko Imana ishobora kuguhindura izere ko Imana ishobora kukugira mushya pe wewe wakera ugahinduka ku buryo nawe bazajya bira ati ninjye wakoraga biriya bintu ese naratekerezaga ibyo byose birashoboka niba rero wiganye natwe niba ubanye natwe ni ukuri Kristo aguhumugisha twizeye ko niba wifuzaga ku breaking that sin cycle hari byinshi ukuyemo wanabisangiza mugenzi wawe kati wakoze kubana natwe twizeye ko tugufite no mu bindi biganiro ndahari kandi nishimiye ubutumire bwanyu kuri Yesu agumugisha mwakoze kubana natwe Imana ibarinde